bakiyahura kubera iki babuza amahoro bageze ku rwego yumva ko ikiruta byose ari uko yisha ariko amahoro twe twayaherewe muri Kristo umunsi amanuka i Betelehemu niho baririmba indirimbo ngo icubahiro k'ibicimana hehe mu ijoro ngo naho amahoro agire gute abe mu isi mubo yishimira amahoro twarayahawe yaraje nimwakira mu izina rya Yesu mwabanyamahoro nimusubirane amahoro yayo muyaryamemo muyirirwemo muyakandagiremo isi zaruhiye baboneho ko muyafite ayo ni amahoro ushobora kugira waraye no muri gereza ukayagira ukarusha abari inyuma ya gereza bayicunze ukayabarusha kandi uri imbere aha babakiriye mwese mwiyumve Imana ibaho umugisha bashoboye guterana muri Noheli ni igitangaza Noheli bamwe bayizihiza barya ukagira ngo ntibari barariye ikindi gihe ariko abera baba bazi ko no kujya mu nzu y'Imana kugira ngo tuje kuvuga ishimwe ry'iyaturema hanyuma Imana ishimwe yatanze impano z'abana beza mu miryango itandukanye hereye kwa Aime abandi benshi bari ahangaha Imana yahaye abana yarakoze turi kumwe na Betty avuye i Buraya yatuye ariko duhora dusengana hano bari hariya nishimiye kumumenya uyu munsi nubwo maze igihe kinini muzi ariko ntaramubona tukabana ku ikoranabuhanga ariko amaso mu yandi tutarabonana kasabe bitahaguruke tumwakire karibu hano imbere rwose uzavuge ko wageze ku gatuti ka papa wawe uzabwira abanyaburaya ko wahageze mukomere Imana amashyi ku bwa Betty aha i Buraya bimeze gute ikirere gihagaze gute kandi ndashima Imana yakurinze twaragusengeye urugendo rwarimo ibintu byinshi byakubuza reka wivugira wenyine iminota Yesu ashimwe ndashima Imana cyane kubona ndi hano uyu munsi kubona ndi aka kari imbere y'abantu hamwe kwimura bagaciro icambere nshima Imana n'ukuntu twamenyanye na papa wanje naramubonye maze igihe nifuza umubyeyi uwo mu mwuka kubura umubyeyi wo mu mwuka birababaje abongera ngo bishobora no gusumba kubura umubyeyi wo mu mubiri hama igihe napimye ukumurondera navuze ngo napimye ijya nyuma jewe hanyuma ndashasezerana n'abakozi b'Imana ndavuga nti nzokwicara sinzokora icaha ibigirankana ariko nzorindira igihe Yesu azoza ukudutwarira rero ndatelefona ico gihe mpimye ntiyanyitaba ndiyumvira ngo birarangiye ariko haheze akanya arampamagara turavugana tuvuganye numvise nishuwe kuko hari intambara umuntu ahura nazo mu mwuka ukarengererwa kuko udafite n'ikikurengera ariko guhera ico gihe hari intambara zo mu mwuka hari imyuka yantera itasi upfa kuza kunyitako uko yigombeye yagarutse kuntera ndavuga ntubusi bya bintu nifite data mu mwuka nti uwunkora kagenda muhereko kubico gihe intambara zaragabanutse rero uyu munsi shima Imana ukuba naje hano kubico gihe nifuje kuba noshika mu Rwanda tukabonana ariko by'ukuri nta nzira nabona nta nzira sinabona uko byogenda naho byoca ariko umunsi umwe Imana yumva gusenga niyo umuntu asenga hari usenga utanizeye nkunda gusenga ntanize nkavuga Imana ibyo ndiko ndasenga sindarabyizeye ariko nzi yuko uvuga ngo twatuze akanwa kacu kirabaho kandi nguduha gorodezire ngo y'imitima yacu
ndayigira icyifuzo canje, hama mu kwezi k'umunani haboneka inzira y'uko ndi buze. Hageze igihe cyo kuza hasigaye iminsi 2 ibintu byose birahinduka, ibi bya covid ingene bizogenda, ndavuga nti bya bindi birapfuye, ariko ndakomeza ndasenga. Ndamuhamagara ndamubwira nti mwumvise ibyabaye mu Rwanda, ibintu byahindutse ukuntu karambira teka. Ndabwira nti none siba urugendo canke nzoza tuzobonana. Arambwira mu minsi 3 iheze dushobora kubonana. Rero nkomeza urugendo ndaza, uyu munsi namubonye, nshimye Imana, namwe mumfashe gushima Imana. Betera koze Imana iguhe umugisha, ikiganza cy'Uwiteka kikubeho. Twakwishimiye cyane. Amen. Arakaririmbo mwakaririmbye cyangwa ni muri Kristo ya mbere? Babatijwe mwese, musore muhaguruke. Muze hano imbere, muze hano imbere. Abana b'Imana buzuye bashitse. Mwabaye abana b'Imana buzuye bashitse. Mwaraye muvuye mu bantu b'Imana, mwaraye mwijiye mu bana b'Imana. Abantu nabo yaremye, abana n'ababyawe bwa kabiri muri Kristo. Nta rupfu kuri mwe, nta rubanza rw'iteka, muri abaragwa b'ubwami. Yesu yagaruka mwarara mugezeyo, urupfu rwaza mwarara mugezeyo. Uwo muri biremwa bisha muri Kristo, amazina yanyu yaranditse mu ijuru, kandi uwo muremererwa kwakira igaburo ryera mu rusengero no gukora imirimo yose y'Imana ishoboka. Mubaramburireho ibiganza tubasabire gukomezwa. Nyiribihe turabagutuye, umurimo twari gukora n'uwo kubabwiriza no kubabatiza turawurangije. Ahasigaye tuzabarera tubishobojwe nawe, ariko umurimo munini n'uw'Umwuka Wera. Mwuka, fata nawe rero uhera urere, ubashigikire kandi ubakomeze kugeza ku munsi wa Kristo. Imbaraga n'Umwuka, kubatizwa mu Mwuka, ibyo ni ijuru ribikora. Ngahe guhera uyu munsi bitangire kugaragara. Bera imbuto z'abihanye, bahabwa impano z'Umwuka Wera. Tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze, musubire babandike mu gitabo cy'itorero aho abandi bose banditse. Bamubambe, Mana w'Imana
muri Yesaya igice cya 7 umurongo wa 14. Yesaya: nicyo gituma Uwiteka ubwe ari we uzabihera ikimenyetso, dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, umwita izina Imanuweli. Aka kantu gusa, Imanuweli, Imana mu bantu. Kare twasomye Timoteyo, kuko mubizi materaniro uko ari, ibyasomwe mbere n'ibyo bigarukwaho, kugira ngo twese tujyanirane muri byo. Timoteyo wa mbere 3:16 havuze ngo si ugushidikanya, ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa, igahabwa ubwiza. Yego. Ngibi byo twaganiriyeho uyu munsi. Ntarabivuga mbanje kubifuriza Noheli nziza, uza nibagirwa kwifuriza Noheli n'umwaka byarananiye. Ndabivuze mu izina rya Yesu, bifurije Noheli nziza, muzagire n'umwaka mwiza, igitangaza cyahanuwe kizagaragara iwanyu. Murabyemeye? Nimubyakire mu izina rya Yesu. Nagerageje kare kubasobanurira utu tuntu tuvuze muri kiriya gice cyangwa se muri ya mirongo. Si ugushidikanya, ubwiru bw'Imana burakomeye. Imana kwerekanwa ari umuntu. Nabivuze gute? Nababwiye ngo amadini amwe yabyise amayobera matagatifu, n'ubundi ni amayobera, ni ibidashoboka. Byite gute? Nenge byita ikindi gitero twakoreshaga muri Zaire kera. Yani ni ibitabaho, ariko byabayeho bitashobotse, bigomba gutungura isi no gutangaza abantu. Babyita ubwiru, abandi babyita amayobera. Icya mbere Pawulo yavuze ngo Imana kwerekanwa yabaye umuntu, si cyo kubaho, kitopfa kubaho, nticyari kinakwiye ngo kibeho, gisiga ubwenge bwa ntawamenya. N'ubu nubwo ndi kubivuga ntitwakumva, n'ubu ntimwa uko bivugitse siko muri kubyumva, uko ni ukuri bivuze. Kuvuga ngo Imana kwerekanwa yabaye umuntu, iryo ni iyobera ritabaho. Gute se? Imana uka mu cyubahiro cy'ubwiza, umuntu ni ubutaka buvangavanze bugatekera mu mwuka. Ibi bintu se birashoboka gute? Mu ijuru nta munyamubiri ubayo, ni umwe gusa wahabonetse, ngo nusa n'umwana w'umuntu, ngo yicaye iburyo bw'intebe ikomeye. Uwo muntu ninde? Ni Kristo wemeye. Kera bazaga baririmba gutakaririmbo kamwe ngo yasize iki? Yasize ubwiza n'icyubahiro, amwisarabangwa kugira ngo azambuze Imana Data. Imana kwerekanwa ari umuntu, iki ni igitangaza kirenze ibitangaza bivugwa munsi y'ijuru. Yambura ubumana, yambara umubiri, ise n'abantu, ntibibaho.
yabayeho aho kuduheba irambura ubwiza yambara umubiri nk'uwacu kugira ngo ituronkewe. ariko urukundo rw'Imana w'Imana we reka tuyobere, ariko tuzarumenya umunsi umwe, kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi yatumye itanga umwana wayo w'ikinege, yemera kubyarwa n'umugore yaremye, yonka amabere y'umugore yaremye, ajya mu mugongo y'umugore yaremye, umugore arayiheka, kandi igitangaza imuhekanye n'ubutaka ahagazeho, arayihetse ariko ariyo imuhekanye n'ubutaka, kuko imfatiro z'isi zishinze ku mbaraga zayo, ariko iremera iramwonga, iremera arayiheka mu mugongo. Ariko impamvu yari we gusa, reka nse nabo mbe muri bo, kuko nta wundi wabarestora atababayemo, reka njye kuba bamubwira ngo mbagarurire Imana nambaye umubiri wabo. Yaragiye kuza mu cyubahiro gikomeye, asanga ihame riranditse ngo ntawe ukandagira ku butaka atambaye umubiri, nta n'uwagaragara ku butaka atabyawe n'umugore. Iwe yashaka kumanuka direct ahagarara i Yerusalemu, asanga biranditse ihame, kandi Imana ntibiza ari amategeko azahinduka y'Imana, ariko amahame y'Imana ntajya ahinduka. Nuko ihame rivuga ihitira byemera, ikuramo kositime z'ubumana, yemera gushakisha. Narabivuze muri iki cyumweru mu maveye ko imyaka 600 Imana iha ishaka umugore w'umukiranutsi w'inyangamugayo wabyara Kristo. 600 Imana itaramubona, umunsi aboneka i Galilaya, ijuru ryatumye marayika agenda umuteguze wumve ko byemera. Nabyemera ibyahanuwe birasohora, nabihakana turategereza. Nimukomere amashyi Mariya. Mariya rwose akwiye amashyi. Nubwo benshi bamurate nyine bakamugira ukundi, ariko ndamwemera mu bakiranutsi, ndamwemera rwose, ndamwemera mu bakiranutsi. Ntacyo arusha abandi bakiranutsi, uko imuresheje umubeshe, umurengeje abandi umubesheye, ntacyo arusha abakiranutsi bose. Ariko mu bakiranutsi bariho bakomeye bemera, Mariya barimo. Imyaka 6 nta mukobwa wabonetse, ngira ngo udukobwa twicogiye twose twari utubandi, ariko none twari uduforotere tw'utuyunga n'uduki. Yesu aburiyo yaherera kwe, ariko agize ati umunsi umwe abona isugi y'umukobwa utari umusizi, utari umujura, ategereje amasezerano, naho ntazi ko ari bazanyuramo. Ijuru rimubonye, marayika aravuga ngo urahiriwe wa mugore we, inda y'umwana wawe Yesu arahiriwe. Uzitwa uwahiriwe mu bagore bose, kubera ko ibyabuze inzira birayibonye muri wowe. Si ugushidikanya ubwira bw'Imana burakomeye. Imana kwerekanwa yabaye umuntu. Ubwiru bwa kabiri buri muri kariya gace. Ubwiru bwa mbere ni Imana kwerekanwa yambaye umubiri. Ubwiru bwa kabiri, iyo Mana yambaye umubiri kugaragara ari umukiranutsi mu mwuka, nabyo ntibibaho. Ntawigeze akiranuka yambaye umubiri mu mwuka, kuva isi yabaho ntawabonetse. Adamu byaramunaniye, habe na Nowa nubwo atarimbutse mu mbuge, nawe byaramunaniye, muza amanyanga yaje gukora nyuma. Mose wari igihangange gikomeye, nawe byaramunaniye, yabwiwe gukubita rimwe akubita kabiri, yahawe amategeko umujinya utuma yamena. Ibintu bimwe bidashoboka bituma Imana imwishyira nzira atageze Kanani yarazo. Imana iravuga ngo ninde wakiranukira mu mubiri? Ntawe ushoboka. Uwabyawe n'umugore ahagaze agaragara ari umukiranutsi mu mwuka, ni Kristo wenyine. Icyo nacyo ni iyobera ritagatifu. Icya gatatu cyavuzwe, abonwa n'abamarayika, amaso mu yandi baramureba i Betelehemu.
ijoro ntibigeze bamureba habe n'umunsi umwe. Baramutinyaga, n'ubu baramutinya, ntibashobora guhangara kureba ku maso ha Yesu. Aratwika nk'umuriro, ntawe ujya uhuza amaso na Yesu. Na Mose wabisabye yamweretse mu irugu hano inyuma, mu maso ntibishoboka. Kuva abamarayika barema i Betelehemu niho babashije kureba Kristo. Imana yabaye umuntu, ibaye Imanueli mu bantu, yambaye umubiri barayireba. Pawulo arandika aravuga, si ibyo gushidikanya, ubwiru bw'Imana burakomeye, ibonywe n'abamarayika barayirebye. Aravuga ati iki ni igitangaza mu isi. Ubwiru bwa kangahe? Bwa kane. Ikabonwa n'abamarayika. Ubwa kane, ikizerwa mu isi. Iyo bavuga mu isi, ni mu isi y'abanyamahanga kuyemo Isirayeli. Ikizerwa mu isi. Iki cyo kirenze kuba umuntu. Uko bigoye ko Imana iba umuntu, niko byari bigoye ko Imana yiyereka abanyamahanga, niko byari bigoye. Ariko ngibwirizwa yamamazwa mu isi, ibwirwa abanyamahanga barayizera. Iki nacyo niyobera ritagatifu, kubona abanyamahanga bizeye nde? Bizeye Kristo. Ariko bari kureka gute? Yahunze Herode agiye kumwisha ngo ahunge, isi yose yanga kumwakira, ariko ahungira muri Afurika iwacu. Afurika yose kera yitwa Egiputa cyangwa Ethiopia. Muri Bibiliya uzabona Egiputa na Ethiopia ni Afurika yose. Bivuga ngo Afurika niyo yonyine yakiriye umwami Yesu ari uruhinja. Nta buryo agakiza katari kujya iwacu. Ubuhanuzi buravuga ahubwo ngo uko Yesu yahunze ingota ya Herode agahungira muri Afurika, niko ubuhanuzi buvuga ko ubutumwa bwiza bwa nyuma bw'imperuka bw'ukuri buzahunga amahanga yose buhungire muri Afurika. Afurika izasigaramo igice cy'ubutumwa buzima butavangiye bwa Kristo. Abandi bazabucurika baza n'ibifuka n'ibihigo n'ibintu bitigeze kubaho, ibizira babyinjize mu rusengero. Ubutumwa bwiza busigarire gusa muri Afurika, ari isigaranye agace k'ubutumwa bwiza. Ni igitangaza. Ni bande biteguye gusigarana ubutumwa bwiza? Ese abandi nibabuta, namwe muzabuta? Oya, tuzemere gupfa, ariko dupfa n'ubutumwa buzima bwa Yesu Kristo. N'umugisha ukomeye umeya Yesu, n'umugisha n'umugisha akanyuma bwira bwa nyuma ngo wa wundi wabaye umuntu ngo arazamurwa, ngo arasubira ahabwa ubwiza, arasubira rekipera icubahiro n'ubwiza arabigarukana. Icyo nacyo cyari igitangaza. Uwabaye umuntu asubiranye bwa bwiza bw'Imana bwose, nacyo cyari igitangaza mu isi. Reka mbasomere ibintu bike mu byazanye Yesu. Ibyamuzanye ni iki? Mujye mumenya icyatumye avuka ni iki. Ibyamuzanye ni iki? Ibyamuzanye ni ibihe? Icya mbere, Bibiliya ivuga ngo yerekaniwe
kugira ngo agarurire ubugingo bose bari barabutakaje. Umwana w'Imana yerekaniwe ikintu kimwe, kumaraho imirimo mibi y'ubusatani kugira ngo adusubize ubugingo twatakarije mu giti cy'ubugome, yongera dusubize mu giti cy'ubugingo. Mbabwire aya makuru, Kristo niwe giti cy'ubugingo. Abantu barya imbuto bagasoroma zikabaha ubugingo budashira. Igiti cy'ubugingo kivugwa cyari muri Edeni. Kiriya giti cyarepresentaga Kristo, ubuzima atanga, imbuto y'ubugingo ari we Yesu. Yaraje ngo azisubize ubugingo kandi ngo busagutse. Siko Bibiliya ivuga, aziha ubugingo kandi busagutse. Ubundi tukiri mu mubare w'abarimbuka, ntituri abana bo gupfa. Ubu turi abana b'umuco. Ubugingo turabufite, turabugendana, ntidutegereje twarapfuye. Oya, ubugingo bwose bwa Kristo buduhesha ijuru turabufite muri nge. Ibyangombwa bingezayo ndabigendana, ndabirarana nkabwiriranwa. Ese namwe mwabizanye murabifite? Ninde wongera ko ubugingo bufite mu Mana abuheshejwe na Kristo? Yaraje ngo butugarurire. Nimumukomera amashyi, Yesu yarabikoze. Icya kabiri, icyamuzanye cya kabiri ni ukutugarurira ubwiza bwose ya nzoka yatwambuye. Reka mbabwire aya makuru, twari beza. Mbwira ukwegereye ngo wari mwiza, wari mwiza. Akomana, wari mwiza. Wari mwiza inyuma, wari mwiza kubera iki? Wari ufite ishusho y'ubutaka, ukagira n'ishusho y'ubumana, zose zavangiwe muri wowe. Uhinduka ikiremwa gihuza isi n'ijuru, gifite ibinyejuru, gifite ibinyabutaka, hanyuma gifite ikiremwa cyari cyambaye ubwiza bw'Imana. Kositime, aya makota yaragatsindwa, nubwo tuba tuyirata ngo nambaye kositime nziza, ingaruka y'icyaha gusa. Ayo yose ni ingaruka z'ibyaha. Ibindi birumuna ibindi birumuna bya bicocero Adamu na Eva bambaye. Iyo bagiye kwipfunda mu byatsi, Imana ibagirira impuhwe, ibakubitaho uruhu rw'inyamaswa, abari kwibambika kugira ngo ishe isoni z'ubwamburo bwabo. Noneho natwe ngo turi muri civilisation, iterambere ryaraje, dukubitagura ibinyuzi, turabivangavanga, biza nk'amaboko n'amajosi n'ibiki n'amabuto, turambara ati turacomotse. Turi ibitangaza. Ibi byose ni ingaruka yo gutakaza ubwiza twari twarambitswe n'ishobora byose. Yesu we, ubwiza buzagaruka ryari? Bari bambaye ubwiza bw'Imana bubatwikiye baberewe. Bambaye ubwiza bwayo, kubatandukanya nayo ari ikibazo. Kimwe mu byazanye Yesu, cya kabiri cyamuzanye, ni ukugira ngo akore operasiyo zose zishoboka kugeza adusubije ubwiza bwose twatakaje bukagaruka. Unyumve neza, muri iki gihe ubwiza burahera mu muntu w'imbere, abanza ahindurwe musha kugira ngo asubirane ishusho y'uwamuremye. Namara gusa nawe, namara gusa nawe imbere, hanyuma hazagera ikindi gihe Imana itwambika ubwiza bwayo no hanze butangire guhishurwa bugaragare. Abaroma 8:18 niyo wavuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe itagereranywa n'ubwiza tuzagira gute, tuzahishurirwa. Kuko n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Ibyaremwe byose biranihira muri iyi ngando, byifuza kubona ubwo bwiza bw'abana b'Imana, si mu ijuru ni mu isi. Turabutegereje ubwo bwiza, aho tuzaba twambaye ishusho y'Imana ikomeye.
bimaze kugaruka byose mbwirira uko wegereye ngo nturagarura habe na 50%, nturazigarura. Urabimubwiye bitanu nturabigarura by'ubwiza watakaje. Ariko Imana ishimwe itimanye umwana wayo mu ntizo yakomere Yesu ikamutanga ku bwacu twese, n'ibindi izabiduha, n'ibindi izabitugarurira. Buriya bwiza izabudusubiza, tuzabugarurirwa muri Kristo. Ni gahoro gahoro. Ubu bamwe bageze muri 50 yo kurekupera ibyatakaye, abandi muri 40, 50, 20, hari n'abari kuri 5. We nimuhave mu izina rya Yesu. Mbifurije Noheli bazamura ikabajyana mu yindi dimension ahantu kugarurirwa. Ubigarura yagize gute? Yarabonetse. Nimba yarabonetse urapfa n'iki kubigarura. Nongere mbabwire ibi, ujya mwibesha, twanakuze bajya batubeshwa ngira ngo niko kuri. Okay, tugahora twigishwa nk'abantu bari mu kinyejana c'abagitegereje amasezerano n'ibyahanuwe, ikinyoma cyabaye ubusa, byararangiye. Twebwe turi muri faze y'abakira amasezerano, turi mu bayategereza, turi mu bakira gusa. Ni ukuvuga ngo aho ubimenyeye uhita ubyakiriraho, ijoro naryo ribikora bingana n'uko ubyemera, n'uko ubyizera, n'uko wabimenye. Ntushobora kwakira ibyo utazi, wakira bingana n'uko wamenye. Icya gatatu cyamuzanye Yesu ni ukudusubiza umugisha wose Imana iraturemye, iduporogaramu mu mugisha n'ubutunzi. Iturema turi ibiremwa bitunze isi n'ibiyuzuye. Ariko ndababara, isi yabaye igitangaza, yigize ikintu gikomeye kugeza ubwo noneho itwemeza nk'aho turi uturemwa twayiremewe ngo tuze gusa kuyigorerwaho. Izi duhindica ntikize, itubesheho nabi cyangwa zitubesheho, mbese tugasa n'abayobowe nayo, biragatsindwa mu izina rya Yesu. Imana yari yaraturemeye turi abanyamugisha, turi abatunzi bene burya ibimera byose n'ibyiza byose. Inzuzi zose zatembaga zerekera muri Edeni ziganaho zisanga Adamu, izahabu zikamanuka mu mugezi zijya kwande iyo Adamu ari kugira zibone. Ibyaremwe byaramwishiraga, inyamaswa zose, amatungo n'ibindi byaganaga bimusanga we, bimushaka. Yari umuyobozi wa wundi ufite autorite, ntabikeneye, ntabishaka, ahubwo niyo byamushakaga. Bimubwira ngo twarakuremewe, tuyobore, dukoreshe, tugeze ugushaka. Nimwakire uwo mugisha mu izina rya Yesu. Amahirwe yose mwatakaje yongera bagarukeho, ibyiza byongere kubashaka. Bivuge ngo ubahe Oze, ngo tuzi wawe. David ubahe, ngo tuzi wawe. Ariko uyu munsi birakwepa, tukiruka tugapfa, tukirukaho biragatsindwa. Nimutangire mu bihanurire, mu bibwire ngo ntuzajya ubura amafaranga, uziyabwira ngo icyatumye ubaho n'agaciro ufite nuko ngukeneye. Umuntu atagukeneye nta gaciro ugira, waba igipapuro nk'ibindi byose bajya guta muri toilette n'ahandi. Ufite agaciro kubera ko umuntu agukeneye ngo agukoreshe. Kubw'iyo mpamvu wowe shaka bigishoboka, nkenera nkigukeneye. Hari n'igihe uzankenera ntagukeneye. Ubutunzi bugomba kubimenya ko ubwacu, hanyuma mukanamenya ko Kristo yaje kugira ngo adusubize ibyo twatakaje. Ibyo nabyo biri mu byatakaye. Umugisha wari nk'amazi atemba muri Edeni yabo, ariko icyaha kije, umugisha w'abahungu. Inzara zose ziva ku musozi, zose zitekera mu kuzimu, zijya mu butaka udacukuye ngo ubiri kindi gisa n'amaraso wapfa. Dushobora kuba n'ubu tuzihagaze hejuru, ariko icyo gihe zari umusozi zose azibone, ajya azakoresha izo ashaka. Bazarebe neza. Nicyo gituma
bamwe bazavuga ati umutwe w'igice cya Edeni bazarebe neza ko kidaseruka muri Kongo. Rwose kabisa hari abavuga ati neza igice kimwe nimba atari imigezi iva ahari muri Edeni. aho byagaragaraga bene, ariko isi yose zarihisha, ariko hose zirahari, byose byari bihari. Ndagusengera mu izina rya Yesu, iyi Noheli ya 2021 Immanuel, Imana ibana n'abantu, ikora igitangaza ku buzima bwawe. Ibyatakaye byose iwanyu bitariho, ibitagaragara bihishura izina rya Yesu Kristo. Nimugoroba narabibabwiye hano ko Kristo ageze i Betelehemu yagize agaciro itigeze igira. Bishaka kuvuga iki? Aho Kristo ageze, ubuzima Yesu yinjiyemo bwira agaciro kadafitwe n'abandi bantu. Betelehemu yari mbi, yari isuzuguri i Buyuda, ariko Kristo ayigezemo. Nicyo gituma bari barahamye ngo nawe Betelehemu nturi muto mu midugudu ya Yuda. Umunsi igitangaza cyakugezemo uzaba uyigitangaza, amahanga azakumenya. Ubu nyine isi yose kiravuga Betelehemu, irayivuga kubera iki? Nuko Kristo yayigezemo. Uyu munsi Yesu ari Betelehemu yo mu butaka, uyu munsi Kristo ari Betelehemu yo mu mutima, niho yicaye. Ndavuze ariko wa Mana genda gute ngo ntibibe? Yageze Betelehemu, abanyabwenge bose bamanuka Betelehemu, inyenyeri zose zimanuka Betelehemu, abungeri bose bazamuka Betelehemu, abami bashakisha kujya Betelehemu. Kubera iki? Niho Kristo yari ari. Harageze ko nimba Yesu ari muri nge, ubwenge bwose n'ubutunzi, abungeri barepresentantaga abatunzi bose b'isi, abanyabwenge barepresentantaga abasaza n'abanyabwenge b'isi, inyenyeri yarepresentantaga autorite zose z'isi. Byose byagiye aho Yesu yari ari. Niko bimeze n'uyu munsi. Nta hantu hari Yesu hazasuzugurwa iteka, ntibishoboka. Ndaguhanurira mu izina rya Yesu, icyo utaraba none kizahishurwa, uzakiba. Iwanyu bazamenya ko udasanzwe. Na Betelehemu yasuzugurwaga mu midugudu yose, yaje kuruta imidugudu yose bitewe n'uko Yesu yayivukiyemo. Uragira ngo akakiza ni umuco wakiriye. Hari aho bizagera bikamenyekana ko udasanzwe, ibikomeye bikagushaka, ubwenge bwose bugashaka iyo uri n'abanyabwenge, hanyuma ibyubahiro byose bikamenya ko ahasigaye agaciro ari Betelehemu. Hari aho isi izagera agaciro k'abisi k'amafaranga kagashira, agaciro k'ibindi n'ibindi, agaciro kagasigara aho umwami w'abami azaba ari. Singaho ubu twese turashoboye, isi yose irashoboye. N'abanyabwenge b'abazungu bari he? Abasaza b'isi bari he? Ngahe nibadukureho icyorezo, niba bidufasha ntibyananiranye. Hari n'ibindi bizaza bigera ahantu byanga n'ubuhanuzi. Ibyo biri mu buhanuzi, biri mu bitabo. Musome Isaya 60 haravuga ngo nimubyuke murabagirane kuko umucyo wanyu ugize gute? Umucyo wanyu uje, n'agakiza k'Uwiteka kagize gute? N'umucyo we ubarasiye. Musa akaba ngo ari ku mwijima, uzagira gute? Uzatwikira amahanga yose, ngo n'abami bazaza bagana umucyo wawe. Hari igihe isi izatwikirwa n'umwijima, kugerwa gusa umucyo uzasigara ku babyutse bafite Kristo. Ibi bavugaga Yesu, izuba ryo gukiranuka rigiye kurasira amahanga, hanyuma umwijima uzatwikira isi, ngo ariko mwebwe umucyo uzabarasira. Isi izagera hitareba, ariko abafite Kristo bazaba babona. Isi izagera hitamenya, ariko abafite Yesu bazaba bafite kumenya kose. Kuko akandi kantu nashimye pe karamfashije, ni ukuvuga ngo abungeri n'abanyabwenge nibo bamenye amakuru gusa ko Yesu yavutse. Uzi ko byanyemeje ko abakiriye Yesu bose mu isi aho bari, nibo ijuru ryita abanyabwenge b'iyi si kuri none.
bazi amakuru y'umwana wavutse, abatayazi ibafata nk'impumyi zitareba. Cyo gituma yavuze ngo barareba ariko ntibabona, bafite amatwi ariko ntibumva, ngo imitima yabo yabaye ibiki, nimba ari ibihuri simbizi. Ntibabasha kumurikirwa n'umuco w'agakiza, ntabwo babona. Ariko abanyabwenge, Daniyeli 12 ngira ngo abanyabwenge ngo bazarabagirana nk'umuco w'isanzure, bazarabagirana, bazafite kurabagirana gukomeye. Ndasenze mu izina rya Yesu, nta bindi birebire njya gusenga. Umuntu wese wakandagiye aha muri iyi Noheli, umugisha wawe watakaye n'ubutunzi bwaguhunze, ndabubwiye ngo nibugaruke mu izina ry'Imana ihoraho, bongera bushake ba nyirabwo. Yaduhaye Yesu arahenze kurusha ubutunzi. Ubutunzi bwabuzwa n'iki? Nimufate neza Yesu gusa, mumwiteho, mumuha agaciro, murebe ko agaciro kose katakaye katagaruka. Gatanu, yaje gusa abwira ngo atugarurire amahoro yose twatakaje. Sinjya mbyumva iyo abakristo baboroga nk'abapagani bakavuga ngo nta mahoro ariyo, nta mahoro dufite. Ntidutegereje amahoro ngo ave muri Loni nahe. Munyumve neza, imbaraga z'isi ziratuzanira umutekano, ariko ntizituzanira amahoro. Umutekano n'amahoro ntibihuye. Umutekano ni ukugiye ushaka, ni ukurara aho ushaka, ni ukugenda mu mihanda ijoro n'amanywa, uwo ni umutekano. Ariko ntikibuza kabiri bo bagenda n'abaraye bagenda nta kibakanze, batarara barira bavuza induru mu mazu yabo, batiyahura kandi ntawabavuze, ariko bakiyahura. Kubera iki? Babuze amahoro, bageze ku rwego yumva ko ikiruta byose ari uko yisha. Ariko amahoro twe twayaherewe muri Kristo. Umunsi amanuka i Betelehemu niho baririmba indirimbo ngo icubahiro k'ibicimana hehe mu ijoro, ngo naho amahoro agire gute? Abe mu isi mubo yishimira. Amahoro twarayahawe, yaraje. Nimwakira mu izina rya Yesu. Mwa banyamahoro, nimusubirane amahoro yayo, muyaryamemo, muyirirwemo, muyakandagiremo. Isi zaruhiye baboneho ko muyafite. Ayo ni amahoro ushobora kugira waraye no muri gereza, ukayagira ukarusha abari inyuma ya gereza bayicunze, bakayabura ukayabarusha kandi uri imbere. Aya ni amahoro umuntu ashobora kugira yaburaye akarusha bariye neza. Ni amahoro mu mutima. Tekazoreze kuraka. Ikindi yaje kudukiza amaboko y'abagome, yaje kudukiza. Yarabivuze ari bari muri kangone ngo nidukizwa amaboko y'abanzi, ngo tuzayishima rwose. Yaje kudukiza imbaraga zose z'ubugome n'abanzi, ngo azidukiza zidukureho, adusubize kwidegembya mu cyimbo cyo gutsindwa, ahubwo aduha intsinzi twaherewe muri Kristo. Abanzi ni benshi. Niwe yahanganye na Herode n'ibindi byose, ibihome twabaganiriye mu majoro, ariko ntiyarangirizaho. Intambara uko yazirwanye niko natwe tuzirwana. Ize yarazirangije, ubu nyine ari muri operasiyo yo kurwana izacu gusa ngo azidutsindire. Intambara zose ubona ku buzima bwawe, kubwiye amakuru meza ngo ufitiye muri iyi Noheli, zahawe iherezo aho zitarenga. Icyo usabwa ni kimwe: gundira Kristo, mufate neza, hanyuma wirinde kurwana ku mubiri. Tangira urwanishe izina rya Yesu gusa. Imbaraga zose z'ubugome bwose yaje kuzidutsindira ahereye kuri sebuja Satani n'abambari be bose. Yesu yarabatsinze. Ubu intsinziriye iwacu, umupira uri iwacu. Ntidutsindwe uko byaba biri kose, intsinzi ayihawe, turayigendana isaha iyo ari yo yose. Kristo arayiduha. Ninde wemera gutsinda mu izina rya Yesu, ahabwa izo mbaraga muri iyi Noheli, ugarurirwe gutsinda. Ndumva amya, ndakumva muri njye.
bw'abantu Uwiteka atsindira asubiza ibyabo byatahe. Iyi Noheli aratugarurira. Nijwi ngende na muri iyi minsi. Ninde ubyizeye ahagarare ku maguru ye tubisengera mu izina rya Yesu. Kristo uruhinja rurwana intambara rukazinesha. Kristo uruhinja ruhahamura abami bakarara badasinziriye. Ari uruhinja ntanzwe uyu munsi ahagaze nk'umujenero w'abajenero. Uyu munsi afite izina rirenze amazina yose yahawe nyuma yo kuvuka no gupfa. Ubu ari muri otorite y'imbaraga zirenze uko abantu babitekereza. Yiteguye gutsindira abantu no kubarwanira intambara zose. Ufite ubwoba bw'iki? Arahari ngo abikemure, arahari ngo agusubize. Tugiye gusenga turekarama tubwire Imana ngo ibyazanye Yesu ngo abitugarurire. Turashaka kubyibonaho. Tuve mu migani n'amateka, tuve ku by'idini ngo tubifate nk'imigani y'ibintu bitariho. Kare nabibabwiye, ni kare nabibabwiye. Aho natuje umupadiri ariko yatuye kubera ko tumusengeye agahita diyabeti akabona kwizera Yesu kandi amaze imyaka yose ari we abwiriza. Arambwira ati rwose sinarinzi ko ibi byarangiranye n'abatumwa 12. Sinarinzi ko bigikora n'uyu munsi. Kuvuga izina rya Yesu intwari igashira ntabyo narinzi. Ahita arapfukama yakira Yesu. Rero atasigaye umbere umukoca spirituel, hanyuma ndoza uburyo nanjye natunga uyu Yesu ukora, kuko maze imyaka mfite Yesu udakora. Ndamubwiriza kabwira abantu ariko ngataha nshidikanya mu gatarike sibyo nababwiye nibyo. Nageraho akiza cyangwa abohora kababwira ko ibi yabikoresheje abatumwa 12 ngo kubera bagendanye kugira ngo batanturumburira amaso bambwira ngo natwe turakeneye ko bidukorera kandi ntatse ko bikora. Kababwira ko yabikoranye n'abatumwa 12 byarangiriye abandi dusigaje kuzajya mu ijuru gusa. Abonye Yesu aramukijije aravuga ngo ndamwizeye guhera uyu munsi. Atari ari nuko uvuga ngo Yesu, twebwe tukavuga ngo Yesu kubera inavuga Yesu ntiyagira ikiba. Ntigerageza uhindure nta kibazo. Aratangira barahindura ngo Yesu. Yasengera umurwayi ati Yesu, akabona umurwayi arakize. Padiri yakumuriro ariko aza kuba nkande nka Nikodemu, uzambatiza mu ijoro utaraca. Nta wundi ureba, turi babiri, twagiye turi batatu. Turamubatiza aravuga ati rizaba ibanga ryacu batatu bitazamenyekana uramenye. Kandi iryo banga nararimize pe, ubuse turarimenye. Nararimize kabisa rwose ati batazamutana nibi. Ariko amenya ko Yesu agira neza rwose. Yaje mu ijoro nka Nikodemu muri guest house, yanga kuza muri stade mu giterane aho abandi bari gukirira. Iwaza mu ijoro ukayagarukana amafanta ngiye kunywa amakoka. Nicyo kikwemeza ko diyabete yakize. Yarazigotomeye. Tisha wari ufite inyota y'iminsi padiri we rwose. Abishuti ugiye kumusura ati ndabaga aha mfite intama ntunze ndaguha zingaho urazitwara. Ntizingira iyo zitwara rwose urazimba ngo zijyane. Gusa imwe nayisize Makamba ku rusengero kuri gereza. Intama yishimira uburyo Yesu yamukijije, ariko arambwira ikinejeje nuko menya ibintu utarizi kandi nkaba nkurusha teoloji, ariko ntunguwe n'ukuntu bizi kundusha kandi agiye wize byinshi.
Okay, ti wowe nyine warabyize ariko ntiwabyizeye. Njye bico kurusha no kubyizeye. Mbabwiye amakuru meza mbafitiye. Kristo ko yararejo niko uyu munsi kandi niko azahora. Yaraje atubature aduhe umwidegembyo nabiduhe mu izina rya Yesu. Tugiye gusenya imbaraga zikikuremerereye uzibwire ngo byararangiye. Nuzaza ujye kwisengera ushaka ko ibintu bihinduka, uzuganiza ibibazo n'indwara uzibwire ntuza amakuru y'abayigorigo turashaka. Ntuzi kuba imitsinzi ari yacu wowe uje nkande ubihagararemo neza urebe icyo Uwiteka azakora. Zamura ibiganza dusenge. Mana mu izina rya Yesu, Imana imbaraga zacu, Imana igihome sunga abantu babo baje kugushaka Yesu we. Ikindi cyatuzanye nta yandi makuru dukeneye. Dukeneye kumva amakuru ya Yesu wabambwe, ya Yesu wavutse, uriya wataye icyubahiro akaba uruhinja kugira ngo aduhuze n'Imana, adukuyeho ubwanzi bwose, urupfu rwose, indwara zose, imivumo yose, akatugira abana b'Imana mu rugo abidegembya. Ndavuga ngo umuntu wese wajya yaje kureka ipera ibihe byatakaye, yaje gusubirana amahirwe ye, yaje kwambara imbaraga yabuze, yaje kugarura. Reka bimubeho mu izina rya Yesu, reka bimukoreho mu izina rya Yesu. Aha, lele kamfonega Yesu, Yesu. Ogisha Yesu. Amaboko turayamanitse kugira icyo uyaha, ugira icyo uyaha, ugira icyo dukoramo. Mwuka w'umuriro ngwino utwike ababa, ngwino utwike ibigendagenda mu mibiri y'abantu, uduhe umubiri w'ubwiza, uduhe umubiri w'imbaraga, uduhe umubiri w'ubutsinzi, uduhe umubiri w'imbaraga, uduhe umubiri wasubiranye Edeni yawe. Tugarurire ya Edeni we. Iyo ubutaka yarasenyutse ariko iyo umwuka yarahishuwe muri Kristo, reka tubihabwe mu izina rya Yesu. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Kora ku mitwe y'aba bantu Yesu, ikiganza cyawe nigikore ku mitwe y'aba bantu Yesu, kora ku mitwe y'aba bantu Yesu. Dore bamwe agahinda n'ubu bakagendanaga, dore ako gahinda ko mu mitima, abandi dore izo atake zikibirukaho zikibagendaho, abandi dore iyo myuka ya kera itararimburwa, abandi dore imyobo ibinogo baguyemo bananirwa kubyikuramo. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu nibabe bazima. Nibabe bazima, nibabe bazima, nibabe bazima, nibabe bazima mu izina rya Yesu. Nibabe bazima Yesu, nibabe bazima Yesu. Niwe Mana ihindura ubuzima bwacu. Mana uri kubikora, Mana uri kubikora, Mana uri kugarura ubwiza muri twe, Mana ugaruye cya cyubahiro cyatakaye, Mana ugaruye wa mugisha wose n'ubutunzi bwose twahawe, Mana ugaruye za mbaraga zose zatakaye n'ubutsinzi, Mana ugaruye bwa busabane bwacu n'Imana. Kiza uyu muntu Yesu we, bohora aba bantu, hindura amateka n'ubuzima bwabo, igaragaza uyu munsi
kora ikintu gisha muri iyi noheri ku buzima bwacu, kora ikintu gisha muri iyi noheri ku buzima bwacu. Ndakubura imiryango igaragaramo umwijima utarashira, umuco warasiye mu mwijima, umwijima uragunga. Reka umuco urasira aba bantu, bavana umuco hano, umuco ugenda utwikira iwabo, umwijima wayuke. Kakuriye urukerera ruhungiye izuba rirashe, izuba ry'umuco rirase, izuba ry'agakiza rirasira muri aba bantu. Urahambaye mwami Yesu, ngo icyubahiro ku mirimo myiza uri gukora muri twe. Uri Imana ikiza, uri Imana ibohora, warabiduhaye muri Yesu nta na kimwe kibuze. Guhera uyu munsi ubuhamya n'amakuru meza aratashe muri aba bantu bari hano, bazabyivugira ko Uwiteka yongeye kubagirira neza. Ndahahagaze nanjye nzavuga ineza Uwiteka yangiriye, gutungurwa n'ibyo akora, ibitangaza bigaragara ku buzima bwacu. Icyiswe indwara n'imbaraga yose ntirenga aremba isohoka aha, nizinyikira hazishire ku bwa Yesu umwami wacu. Icyo umuntu wese yari yarambuwe aragisubijwe, icyo amaboko atafashe arakigaruriwe, aho amaguru yananiwe kugera agiye kuhakanda. Turabyakiriye mu izina rya Yesu umwami wacu, ugukomera munsi yose twahawe. Yego Yesu, yego Yesu. Sabiye umugisha w'abantu, sabiye umugisha amaturo yobera batanze, sabiye umugisha ibirenge byaje kugushaka. Tugirire neza, ubwiza n'icyubahiro ni ibyawe iteka, ubwa Yesu umwami wacu.